Hot News ikaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugera umunsi ku munsi. Nyanza haba hari kuvugwa umudaso ukurikiranyweho icyaha gikomeye cyane, dore ko aba ari umudaso waba aramutse yagikoze yaba yasebeje imyenda yambara se cyangwa idarapo ry'igihugu. Twabibutsa ko uyu mudaso cyangwa se umukozi w'akarere ka Nyanza, dore ko bano badaso babarwa nk'abakarere, waba akurikiranyweho iki cyaha cyo gusambanya umwana, yaba ari umuntu ugaragaye mu ba mbere, dore ko ibi byaha mu bajyanye n'uru rwego byaba bitari bisanzwe bigaragara. Dutangira iyi nkuru yacu rero, Nyanza, umukozi w'urwego rw'akarere ka Nyanza wunganira mu gucunga umutekano daso akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, babanje guta muri yombi abadaso babiri. Twavuga ko rero ari amakuru yagiye hanze k'uyu munsi, dore ko aba badaso baje gutabwa muri yombi, ariko umwe bikaba ari we bivugwa ko yaba akurikiranyweho iki cyaha cyo gusambanya uyu mwana. Amakuru ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru wamenye ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu cyumweru gishize rwataye muri yombi aba badaso babiri bakoreraga mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza. Uwahaye amakuru Umuseke yavuze ko abo badaso bombi baketsweho gusambanya umwana wari ufite imyaka 17 y'amavuko. Yagize ati umukobwa yabonye atwite, abarega bombi RIB ihita ibata muri yombi. Twavuga ko rero nk'uko bigenda bitangazwa, uyu mwana atari bwo yari atewe inda, ahubwo yaje gusanga bombi. Ikigaragara ni uko baba bararyamanaga n'aba bagabo bombi. Umuseke wamenye amakuru ko umwe muri bo yahise arekurwa, hasigaramo undi witwa Edouard, bivugwa ko we yemeraga ko baryamanye. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko uwo mudaso RIB iri kumukurikirana. Ati ubu ari kuri sitasiyo ya RIB Ruhango, yatangiye iperereza ngo hamenyekane niba yaramusambanyije koko. Uwahaye amakuru Umuseke yavuze ko ubusanzwe uriya mudaso yitondaga. Ubuyobozi busaba abantu kwirinda ibyaha, by'umwihariko ibyo gusambanya abana, kuko bigira ingaruka ku basambanyijwe ndetse no ku babikoze bakabihanirwa. Twavuga ko rero ari icyaha gikomeye cyane cyagiye hanze, dore ko uyu mugabo se cyangwa uyu mudaso yaje kuza gutabwa muri yombi, aho akurikiranyweho iki cyaha. Mu yandi makuru, ibaruwa y'ubwegure bwa Nizeyimana Olivier yashyikirijwe abanyamuryango kuri uyu wa gatatu tariki ya 19. Mu ibaruwa Olivier yandikiye abanyamuryango ba Ferwafa yagize ati mbandikiye iyi baruwa kugira ngo mbamenyeshe umwanzuro nafashe wo kwegura ku mwanya w'ubuyobozi bw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umupira w'amaguru wa Ferwafa hano mu Rwanda. Twavuga ko rero ari inkuru yagiye ijya hanze k'uyu munsi, dore ko uyu mugabo nawe yaje kuvugwa bombori muri iyi nzu ya Ferwafa, ariko bikaza kurangira aho uyu mugabo atumvikanaga
SG we, dore ko uyu Muhire Henry bagiye bagongana imitwe bikaza kurangira ariko babikemuye, dore ko uyu mugabo baje kumvikana biza kurangira basubiye mu mwuka mwiza, ariko byaje gutungurwa n'abantu benshi baje kubona ubwegure bw'uyu mugabo. Mu kwegurwa k'uyu mugabo rero hagiye hajya amazina y'abagabo hanze bagiye batandukanye, bagiye beguzwa mu buryo bugiye butandukanye, dore ko bamwe bibajije niba kwaba ari ukwegura kwa nyako se cyangwa haba hari ikindi kibyihishe inyuma, dore ko uyu mugabo aje asanga mugenzi wiwe waherukaga yasimbuye, dore ko uyu mugenzi wiwe nawe Sekamana yari yaje kwegura ku bushake, dore ko bamwe baje kugenda banavuga se iyi nzu yaba irimo iki gituma abantu bose bari kuvaho manda zabo zitarangiye, cyangwa se ngo babe banakwiyongeza izindi manda, ahubwo bagahitamo kugenda basezera, dore ko atari uwa mbere atari n'uwa kabiri, yemwe ntabwo ari n'uwa gatatu waba usezeye. Twabibutsa ko kuva uyu Olivier yajyaho ibintu yaje gusanga bidogera, bikomeza kugenda bidogera cyane, dore ko uwo yasimbuye nawe yari yeguye, ni mu gihe uwo yari yasimbuye nawe yari yasimbuye Michel, dore ko na Michel nawe yaje gushyira ibaruwa hanze avuga ko yeguye ku bushake bwiwe, ariko dore ko bamwe bagenda babiteraho komenti zigiye zitandukanye, kumva ngo umuntu yapfuye kwegura bigenda bigora abantu benshi mu kubyumva. Abenshi bacyumva ubwegure bw'uyu mugabo baba bagiye babihuza n'inyito yo kuba bavuze yuko uyu mugabo yaba yeguye kubera ikibazo cya Rayon Sport na Intare zari zifitanye, ariko bamwe bagiye babinyomoza bavuga ko uyu mugabo yaba ari impamvu ziwe bwite, dore ko uyu mugabo mu gihe mu minsi yashize haje kuvugamo kutumvikana we na SG wiwe Muhire Henry, dore ko baje nabo kugonganira muri azisaga y'imyenda yaje kugenda itambuka mu iyi nzu, akaza naho byaje kuza gukarumwa, dore ko uyu mugabo naho byavugaga ko yaje kwegura ariko ibaruwa ntiyajya hanze, ariko abantu benshi baje kubihuza no iki kibazo cya Intare, dore ko Intare na Rayon Sport mu minsi yashize zari ziziritse. Twabibutsa ko iyi baruwa yagiye hanze nyuma yaho ikipe y'Intare yari ifite umukino yagombaga gukina n'ikipe ya Rayon Sport, uwo mukino ntuze kuba, dore ko Intare zitabonetse ku kibuga ziza guterwa forfait. Abenshi rero bakaba batatinye kuvuga yuko se cyaba ari iki kibazo, ni mu gihe abandi bagiye bavuga ati ntabwo ari iki kibazo n'ubundi, dore ko uyu mugabo yari yarashatse kwegura mu minsi yagiye itambuka. Wowe icyo tugusaba ni ugukomeza ukabana natwe hano kuri Hot News.